Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Media Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 34 episode ya 6 aho turi kwiga kudoda iribaya ryacu muri kureba hano. Ni iribaya rifite modeli zitandukanye, harimo modeli y'ibyuma, hakaba modeli yo ku maboko hano. Si nibyo gusa, rifite na danteri iri kubona y'umukara. Noneho rero nta nubwo ari ibyo gusa, ahubwo harimo na dekupe mu maha ahagaze. Ibi byose uri kureba hano ni incamake zagiye ziranga cyangwa se zizaranga isomo ryacu, harimo gufata ipimo, gushushanya, gukata. Ibi byose muzabibona, kudubura, ibyo mutarabona byose muzabibona. Handi gukora za modeli harimo ibyuma, danteri, ibi byose muzabibona. Nyuma yaho ndinganize ngere no ku maboko yose nyakore neza, nyuma yaho modeli yacu yuzure imeze gutya. Hano nta gutinda rero, mise ntangira nakomereza twagarukiye ubushize nari imaze komeka virizoline. Ndi kuvuga ati nyuma yo komeka ngiye kudubura. Uko ndubura dekupe munono mumaze kubimenyera. Warebye season yabanjirije ndatekerezaho kudubura dekupe. Ntago ari ibintu turi buze gutindaho cyane. Impamvu nyine ngomba kubikwereka ni uko isomo ari akantu ko kandi. Rero mu gihe nawe uzaba uri kudoda ntago uzabitaruka ngo ni uko ubizi. Uzabikora. Rero nanjye reka mbikora akantu ko kandi. Hano rero iki ni igipande cy'inyuma. Ndabona cyari icy'inyuma nzanye. Nari ngingize ngo mbanze icy'imbere, ariko nyine uko nafashe video nuko. Nanjye hano ntacyo nahindura. Ndongeye mise nyirwara nzana icy'imbere. Icy'imbere ndakirambikaho kuriya. Ushaka wafata ubwiza bw'igitinge ukaburebanyisha na popoline nk'umuntu ugiye kudura, kubera ko hano ndafunga ku ijosi. Nubwo hajyaho modeli ihagaze, ariko ndaza gufunga ku ijosi. Ibi byose muraza kubisobanukirwa. Ariko mbere yuko njya mu bintu byo kudoda, ntabwo ngiye guhita nshyira mu rudodo. Kambanze mfate igipande cy'imbere ngishyireho ububi bwacyo mburebanyishe na popoline. Ibyo kuza kuhuza ubwiza na popoline ndaza kubikora nyuma, kuko ubu ngubu akazi ngiye gukora nako gukata gusa. Ngiye gukata popoline zigiye zingana n'ibi bipande byose nakase. Iyi popoline ugura metero, ndumva wagura nka metero n'igice. Metero imwe ntabwo bivamo, kuko ahantu hose nzahadubuza popoline. Metero imwe ntabwo sinzi kabisa. Ndumva metero imwe byaranze, nongeraho akandi gato. Ibyiza wowe wabara metero n'igice. Rero turane kwa rwuma bita udupini cyangwa se udufashi, nirwo njombamo hariya kugira ngo tufatire igitenge tukifatanishe na popoline neza kuri ambikose. Uri kubibona? Kugira ngo mu nyuma ninkata popoline nzaba ndaringanije n'igipande cy'imbere bikomeze biri kumwe kuzageza igihe nzashyira mu rudodo. Kandi ikindi hano ugomba kumenya, ubwiza nibwo uri kureba hano bw'igitenge, nibwo uri kureba, buri kureba hejuru. Nari ngiye kurebesha ububi kuri popoline, nako bwiza kuri popoline sanga si ngombwa. N'ubundi ntabwo ngiye guhita nshyira mu rudodo, reka nirebeshereze ubwiza hejuru, ububi burebane na popoline, kuko hano n'ubundi nzashyiramo modeli. Bizarangira mbanje gukata hagati na hagati. Hano reka mbanze nshyiraho akantu k'akagwa ahantu hose ndi bukate. Hano ku itagiro ndashyiraho akagwa, ariko ibindi bipande ntako ndi buze gushyiraho. Hano no kugira ngo reka bugende nkata hose ni hariya. Kandi ikintu ugomba kwitondera, nongere nkubwire akantu ninkubwira ngo nibanga aka kantu ngiye kukubwira, ntabwo abantu bize ku ishuri bisanzwe muri ya mashuri mwizemo, erega bari abarimu banyu ntabwo nabarenganye. Ubu usanga afite abanyeshuri benshi, umwe amubaza undi amubaza, akacishamo akanakora n'akazi aba afite k'amariba y'abakiriya cyangwa imyenda y'abakiriya, amamodeli ariyo yose. Ugasanga nyine ntabwo ibintu byose ahita bivugira rimwe. Nyine akubwira iby'ingenzi ukeneye, agiye kurondora ntabwo yabona uko afasha abandi, nta nubwo yabona uko akora ka kazi kandi afite. Nyine niko bimera, uravanga, kuko amafaranga ya hariya y'umunyeshuri ntabwo ari amafaranga yavuga ngo aragutunga mu rugo, cyangwa se yishyure inzu cyangwa iseta, cyangwa se akemura ibindi bibazo. Aba ari make cyane, ntabwo byavamo. Niyo mpamvu rero mwarimu avanga agashyiramo n'abandi banyeshuri, agashyiramo n'ibiraka biboneka, ahako anigisha. Nimubwira ngo rero nimugiye kubwira ibanga, ngiye ni ukubera ko mwese mbigishiriza icyarimwe. Nta muntu umbwira ngo mwareka maze buretse iyo video gato, ntabwo byakunda. Kiri kugiye muri comment nkazagusubiza, cyangwa se ukampamagara, nabwo urumva n'inyuma ya video yarangiye. Ntaho bihurira no kubumbwira ngo buburetse gato nkubaza. Rero reka mbaze nkubwire ibanga. Ni ukuvuga ngo hano ndi gukata,
uzagerageza ukora ibishoboka byose kuri dekupe wigengesere ukate papoline ingana na kiriya gipande neza. Nta byo kuvuga ngo papoline ngo irasumbaho nk'igice, niwibesha ugakora iryo kosa. Kwa kundi duhuza ibipande hamwe ha dekupe tugenda tuhafuza dushyiramo akadodo, biriya bintu bizagorana, ibipande bizarutanwa, usange igipande cya papoline wagizeho kinini ngo uri gusumbyaho, birangiye kibaye kinini koko wongere ubihambure. n'ibyo bibazo. Niba ugiye ukata gutya reshyeshya papoline ntagire kutiye yayo usiga uvuga ati ngo ugiye kurenzamo gato ngo ubuse nuyiteranya ngo oya. Ni ukuvuga ngo yakutire nzakoresha kuri papoline no ku gitenge kingiki nawe nzayikuraho hose bigendane. Wowe icyo uzakora nyaboneka ndakwinginze ndagusabye, nimba ushaka ibintu bitazagufana mu gihe uri gukata kuriya reshyeshya papoline neza na kiriya gitenge. Iryo banga nkubwiye ni rimwe mu mabanga agenda mbibira gahoro gahoro, na ba banderega batayababwira nababwira ati ni inshingano nyinshi baba bafite, si uko baba banze kubibabwira, ariko nongera kubwira n'abafite umutima mubi mu kwigisha ibintu by'ingenzi bakanga kubivuga ngo atabimenya. Nababwira ati ibyo bintu ntabwo ari byiza rega, n'ubundi kubihisha kwawe n'ubundi se ko hari ahandi bazagera bakabimenya. Wowe wiruhiriza ubusa ni ugucumudira ubusa. Nimba wiyemeje kwigisha umunyeshuri umubwire n'imbogamizi zose n'ibyo twita amabanga ubimubwire, kuko nutamubwira ayo mayira asa n'arimo udutego bikazamugora. N'ubundi uwo mukiriya azaba akorera umwenda wangiritse, ntabwo uwo mukiriya azaza ngo awuguhe ngo wamunaniye. Hari ababivuga gutyo da, n'ubundi umunyeshuri ngo ari kwiga ngo azakorera n'ubundi aho mwigishiriza biza bimunanira bimwe. Ese urumva koko nta mugisha wakuramo pe, ntawo. N'ubwo bugome bwawe ubwo ni ubugome no guhemuka. Nimba wigisha umuntu umubwira amayira yose agoye kugira nta hantu namwe azigera ahura n'ibimugora, nanahura nabyo ni bya bindi yibagiye kumubwira, ariko ntibibe bya bindi wanze kumubwira. Urabona ko hano maze gukata papoline iringanye na kiriya gipande cy'imbere. Reka nkomeze nzara n'ibindi bipande nkomeza gukata, ariko nyine mbabwira utuntu tugiye dukomakomeye kugira ngo nuhura nabyo bitazakugora nawe. Buri gapande ndagakatira ukwako. Ubu hari umuntu wavuga ngo ngengo kugira ngo byorohe ngo ibi bintu ngo biramvanga ngo muri cya gihe mbere yuko nkata dekupe mo hano ngo azabanza akate papoline ingana n'igipande cy'imbere cyose, nakata dekupe ayikatire rimwe. Noneho ntibizamusabe kuza akata papoline ya buri gapande. Mbega umuntu uyorohereza ibyo bintu koko wabitekereza ukabikora. Hari n'umuntu ubitekereje kandi akavuga ati muze uko bishoboka koko byashoboka, ariko imbogamizi uzahura nabyo ni uko uzajya gukata dekupe ureba ku gitenge, papoline ikaba yakitengura. Papoline ntabwo biringanira neza ko ntuba uyireba neza, ugasanga bibaye nka bya bindi upatana isoko ry'imyenda y'abanyeshuri. Urugero nimba ari amashati 1000, hari ukuntu ngo tuyakatira rimwe, ugafata igitambaro ntabwo wakatira rimwe 1000, aho ugakata nk'icumi icyarimwe. Nimba ari ibipande by'imbere nimba ari ibipande by'inyuma ukazingira rimwe ibipande 10 icyarimwe kugira ngo bigendere rimwe. Icyo gihe hari igipande usanga wahengetse, hari icyo usanga utagikase neza, hari icyo usanga cyabayeho kigufi. Ibyo bibazo ntukabizane muri modeli nk'izi za VIP. Nimba wowe upatanye 10,000 niyo byaba 5 reka bitandukanye na ya shati y'ishuri upatana amafaranga 500 cyangwa 1000. Ndumva biba biri nko muri ibiciro akenshi biriya bintu by'amasoko dushati n'udukabutura uba usanga biri nko muri 100, amafaranga atageze no ku 1000. Kereka wenda wafashe isoko wenda bitewe n'igiciro yafatiyeho abaye menshi inoti imwe y'1000. Urumva uzajya kubigereranya n'iriba yakoreye 20,000 cyangwa 10,000. Iri riba rigeranye nka nerivire, rirakomeye pe, rirakomeye ku buryo washyiraho ibiciro wenda nyine nturengere. Ariko ndumva ubaze danteri, iriya danteri naguze metero 4. Metero muri Kigali rwose hano mu Rwanda aka kanya muri uwo mwaka 2026 mu biciro biriho, kuko iri somo ushaka kuzazirireba turi muri 2030 ibiciro byarahindutse. Aka ni ka gapande k'inyuma nako ndi gukatira papoline ntibibacange. Ni ukurambikaho kuriya nyine birangiye. Fasha ubwiza bwa kara gatambaro agapande k'inyuma burebanye na papoline byose ntacyo bitwaye. Uko wabikora kose wumve ngo nta kibazo. Reka bari ko mbikora, kuko nyuma ninjya kudubura kara gapande nzahita mfunga ku ijosi bitagombeye kongera gukuramo twuma dukuriremo rimwe nyuma njya guhuza ibipande. Impamvu bikira gipande cy'imbere nabikoze kuriya
ni uko nshobora kuzabanza ngakata moderi mo hagati, bizaterwa n'icyo ngiye kubanza muri video. Ariko utu dupande tundi ushobora gufata ubwiza bw'agapande ukaburebanisha na popoline ukabikata kuriya nta kibazo, kugira ngo n'umugenzi aba ngiye gufunga ku ijosi ko nzahafunga, ntabwo nzashyiraho danteri ntahafunze. Kuba ku ijosi hajya moderi ntabwo tugendera kuri rya tegeko rivuga ngo ahantu ugiye gushyiraho moderi ngo ntabwo uri buhafunge. Narongeye ndavuga ngo hashobora kuza irindi tegeko rivuguruza rivuga ngo biterwa na moderi ugiye gushyiraho. Hari moderi washyiraho bigasaba kuhafunga, hari na moderi washyiraho bigasaba ntuhafunge, uhareke moderi nijya irahafunga. Urugero, hari nka moderi z'udukora, nkakuna amakanzu aba afite nk'udukora, ibibaba, ibibabi, ibyo byose ni ibintu bitandukanye rero na ya moderi nka danteri ndibuze komekaho, bitandukanye nka za moderi usanga ari nka zingaro ndumva abayizi mu isomo kwiga moderi twarayize, bisaba ko ijosi uba warifunze ryarangiye. Izindi moderi zitandukanye ugenda ushyiraho zisaba kuba mu gihe uba wadubuye uba wabanje gufunga ijosi, rero biterwa na moderi uri gukora. Niyo mpamvu rero ka gapande k'imbere ko harimo gushidikanya, niyo mpamvu nabikoze kuriya. Tuno dupande tundi ndafata ubwiza bw'agapande mburebanyishe na popoline gutyo uri kubireba. Nyuma yaho nshyiremo udufashi, nyamara gushyiramo udufashi nkomeze nkati umuntu utarajya muri gurupe y'amasomo, gurupe y'abatayeri, singayo nimero aho hasi. Nk'ubu uzambwira ngo nyine kanikomerezaho naringeze njye sinya mpfa kwibagirwa. Abantu bambwira ati mwarimu amagambo menshi jya ureba uko ubigenza, uvuga amagambo make uri kutuvanga, mujye mwihangana nyine ubwo niko nisanze, gutya nteye ntiwabihindura. Niyo mwabihakanira mwese mukajya muri komenti mwarimu ugabanya amagambo ntabwo byakunda, ubwo niko nisanze nsobanura. Iri jwi ryanjye gutya mvuga nanjye ubwanjye sinzi ko nashobora kubihindura, ubwo nisanga nyine aya magambo yambanye menshi gutyo uri kubyumva. Twakomeje. Danteri naguze metero enye. Metero inaha iwacu muri uyu mwaka turimo 2026 kushaka kuzajya 2030 ibiciro byarahindutse. Hano muri Kigali rwose mu Rwanda metero igura amafaranga nk'$1,500, 1,500 cyangwa 2,000. Ubwo tugiye kubara nk'abanyamahanga ati se mu madolari nangahe, ni hagati y'idolari rimwe no kurenzaho gato nk'idolari n'igice cyangwa idolari n'ibice nka 20. Aho byagorana ugiye kubibara, kuko idolari riba rihagaze nk'$1,400 cyangwa $1,300 nayo iwacu muri uno mwaka aka kanya. Rero bishatse kuvuga ngo ni ibintu mugomba kubarira, ariko iyo nagiye mu idolari rimwe cyangwa amadolari 2 ntabwo ihenda. Kushobora gusanga nk'iyo ngiyo rwose nko muri Amerika n'ibindi bihugu danteri nka metero imwe wayigura nk'amadolari 30. Oya, reka wenda mbara amadolari 10, mugire kwebwe ari akadolari kamwe. Wabyumvishe? Niyo mpamvu rero nkubwira ngo ibi ni ibintu ugomba kugenza gake. Nimba ugiye gupatana iribaya nk'iri barati nzagura danteri igura 5, ni urugero ntanze. Ndagura popoline metero n'igice, hajya metero aba ari nk'icyatanu bitewe n'aho akorera n'aho ariho, ubwo ni bya 5 gushyiraho nka 2 katuvuye ko ari 7. Noneho ukambwira ngo iribaya wowe ripatana 8,000 ngo 10,000 gusa urakorera 1,000. Noneho frizoline yagiyemo ntiturayibara, kongera dushyiremo sasa umutayeri yo gukora, urikoze umunsi wose, sibyo? Usanzwe uzi kudoda pe, iyi modeli ushaka kuyikora umunsi wose cyangwa igice cy'umunsi. Uzambwira ngo muri icyo gice cy'umunsi urakorera inoti imwe y'1,000. Niyo mpamvu ndi nkubwira ati nimba yitwaye ibikoresho nk'ibya 7 cyangwa 8, wowe ntiwabura gupatana nka 15, nibura nawe ugasigaranamo ibyo 5 cyangwa 10. Ariko bitewe n'aho ukorera ushaka kuzisanga mu mujyi wa Kigali iribaya ari 25, ugasanga niyo baguciye ati mwarimu yavuze aya. Ayo mvuze ntago ari itegeko ngo mu gace k'iwanyu abariyo mukoresha, ngendagereranyije bari ibikoresho bizajyaho uko bigura iwanyu umenya amafaranga uri bupatane. Ibyo bintu ntibyumvikana. Bye bye. Reka nsubikire hano episode tukaba turiho ni yakangahira, ni ya 6. Dusubira muri episode ya 7 nkubwira ngo dufite groupe y'amasomo na groupe yo kungurana ibitekerezo y'abatayeri. Ni karibu muri isanga ku bakeneye kwiga kudoda, andikire mwarimu Valence kuri iyo nimero ya WhatsApp ndagufasha kujya mu bandi nawe. Menya neza ko wakoze subscribe kuri Valence Rwanda TV, unamenye ko wamfollowinze kuri TikTok. Jya kuri TikTok wandikamo Valence Rwanda TV umfollowing, kugira ngo urubuga rwo turukuze rudufasha kwamamaza ibyo dukora, abantu bakaza bakadukurikirana.
si n'ibyo gusa, abakoresha Facebook namwe mujye kunsacinga Valence Sibomana cyangwa Valence Media Rwanda TV, murambona naho munkurikirane. Bye bye, ndabakunda.